niyo mpamvu uzabona abapasiteri bakubesha bajya bakubwira ngo bafite calling alright none akaza mpasa kubwira ngo wawe ajya president witwande Albina wewe naguzabyara namukubona imbere yanjye bafite calling y'abatubesha yabo yo gukora ibyo yo kutubesha nje calling yanjye yari ko hari abantu tuzi bari main mu Rwanda bari gutuma batanakorera no mu Rwanda ariko bazizamura ujya wumva ku ma social media bakasuku media aba decade level abangane wagira ute nabangane nagubona bazizamura se Pacson nabangane bo bakeneye babinjirize bugabo bo biyinjirize bazi twebwe no mujya amasinzinde bari kasuku cyangwa gatatu kasuku media hari abo ni interview y'akanya baragenda bo bashaka kugaragara nkabangane nagubona bazamura music wawe nibari uri gasuku nibari bikiki nje ntabwo bivamo none ko we gasuku Pacson uko urabibona ko bazamura ariko industries abantu Hello Kigalians, hello Rwanda. This is your host Albina Sene, queen of the mic, the good girl in the city, and this is Legacy TV, the #1 TV. If I say TV, you say legacy. Be all in or be nothing at all. It's all about the music, the art, fashion, lifestyle, people, trending news, even if byose wabukeneye kubona tukuzanira ibisubizo by'ibibazo byawe right now. Mbibutsa ko mukanya tugiye kubonana na The Don Pacson, mwaje mumubona mu interviews atandukanye. Muzi ukuntu avuga kuri industry ya music, tugiye kumwegera twumve ngo bimeze bite, bihagaze bite, abibona gute, nibice adakunda, nibice yanga, nibice yishimira. Ni only kuri Legacy TV. Mwibutsa ko nimba utarakanda kuri like, kuri comment, uze kuzishiraho kuri share, kuri notification button, na kuri subscribe button, because it is what it is when I come in the game. Let's go Kigali. Murabizi ko it's all about the legacy, and right about now we are with a legend presenter hano mu Rwanda no hanze aho. Reka tangira bibwira nje ntago ngomba kuvuga umuntu mu legend arivuga siko bimeze. Amakuru yawe brother. Yemeze neza ariko mu interview si nkoreshe n'umasta twayisanye ko ubuyi wandebaga waje utari kubya oya ariko tunabigendera kuri tatu abana kuvuga ngo it's the pain you get cyangwa se ubabasha kwakira uburibwe yaba ari byo waciyemo nawe Pacson. Oya ega tatu ni ukuntu wambaye identi nazambaye ni buri wese ni drip nitwabyita gute. It's like a fashion or something like that. Yeah, ni fashion. All right. Let's go. Don Pacson. All right. God's plan. Okay. Ngambe nyagasani. Oh, tuka. What was it Don? Don, what does it mean to you? Don umukire. Respect Pacson. Nishime kukwachana kuri Legacy TV. Don umukire. Definitely. Nitwa God's plan imigambi. Yiman. Respect. Hano kuri Legacy TV turakwishimiye kwakira Pacson. Yani mu rugo all the time. Definitely. Ariko muvandimwe yitwa Miguel. Ariko je namweka yitwa Migos. Are Migo. Behind the camera. Respect to you Miguel. Hanyuma Pacson. Nje kubwanje ikintu cyambere nahise nkubonaho nizi tattoo. And for what I heard, a tattoo is all the pain you can get. Cyangwa ububabare wihanganira igihe bari kuzigushira. Wowe kubgawe tattoo nka Pacson uzifata gute? Tattoo nagibabaza. Yo tattoo ibabaza. Ntago nakansha mu biganza byanje. N'isura yanjye, umbiri wanje ari nande hano, umbiri wanje wose. Ntago zibabaza. Ahubwo nibyo unyuramo enazi. So man cry later zaba. Cry. Debana inikata y'igihugu. Rwanda. True. It's all about what you go through. Cyangwa ibyo ucamo nk'umuntu. Okay. Definitely hari abantu benshi cyane nzi nanjye ubwanje ndi umufana ndi n'umukunzi rwose. Hari abantu avuga ngo ngenda shaka akarabyo. Ndashaka ikinyugunyugu. Ndashaka scorpion. Me ntago ndi umuntu. Ibyo nshaka kumira rwanjye. I know what I put on my body. Kanzi ko ibyo nshaka kumira wanjye ngoma kuza gumanage paka
non-stop definitely. All right, urabivuze gutyo mitanekereza hari abantu benshi cyane bari kudukurikira cyangwa basanzwe banagukurikirana bagufana banagukunda. Ntabwo bamuteka mu maso bambwiraga ngo fresh mu maso ariko impamvu si madodo si gisirikare ariko uyu mwana wambonye Jay-Z somano life bishatse kuvuga iki dream mu buzima nyine. Definitely Pacson nshobora kuri icyo kintu uvuze ngo life mu buzima duhura n'abantu bamwe bagushima abantu bamwe bagukunda cyangwa bakunenga wowe bose ubafata gute abakunzi bawe ubafata gute mu buzima bwawe bakoresha gute abanzi bawe ubafata gute bakoresha gute abazi banjye bama energy ukomeza gukora definitely inshuti zanjye ntago zitinda yuko nubwo naba nkore ibyo nkora nubwo nago enas nari mu murongo bamwe ngo ni fresh ba supportinga babanzi banjye ngo ma energy bavuga Pacson no mujyanke Pacson ahubwo ba ma energy yuko energy kubemeza ariko inshuti zanjye dama people duhorana nubwo nakwa bullshit yari yose bambwa iko we are with you. All right, urabivuze gutyo mitanekereza muri industry hajya harimo competition cyane industry ya media and all. Ngiye nadange music na muri competition. Sindi muri competition akakanya nago niko Pacson ushaka ngidi mushashi irihe competition ngende umuntu ukomeza byo nakoze sheyindi tafa nago ndi muri pressure. Definitely. You put out what you want whenever you want it. Exactly. Oh, definitely. So abantu bagusabye seti turashaka kushira hanze ibi bintu runaka kuko tugufana imizigo runaka wenda ukavuga uti ni kandi yari ubwo no kuvuga ngo ntago ubu witaye kuri abo bantu cyangwa iki ngewe nkora track yanjye ya mbere nubwo na expecting audience ko yayumva ahubwo ngi nashyaga abandi mu kubwira ko babyumva nje nago nandi muntu nkore indirimbo nshaka track ibyara binyumbe no nje nakoze track izaguma all the time kamwe nk'urugero buri gihe dushaka kwicuma nagumva kari nshyashya definitely ariko mufite za ndimbo zanyu urumva zimara iminsi ibiri definitely ariko hari abantu bakunze kwita ngo nabami ba hip hop abantu bavuga iki I'm the king of hip hop ngo the god of hip hop ibiki byumva gute wowe nyine ni swing zabo nuko nabyuka mu gitondo ukumva yikusha kuzipandikiriza ukigira umwami nuko nawe wabyuka for instance let me discuss a small example ngere kunambaye ariko mu gitondo agenda avuga ni ngewe umuntu wambaye utuntu dufashe turi slim turi tight no kuvuga nabikorwa ariko hari abantu uvuga uti bari muri industry babikora noneho bakwiriye n'iryo zina koko urababona ukavuga uti this is a king this is a queen hari abubona wowe nka Pacson ukavuga uti this person respect mu Rwanda mu Rwanda duhere mu Rwanda aho turi biraterwa so biterwa either production music video presentation so sinzi neza bari mukunganisha ni nko muri production best producer ni JP all right the click twarakora is a very good producer ariko JP is a legend. Definitely. And how about the lyrics they put out? Amagambo bavuga ukavuga uti umuntu yanditse imirango neza. Uvuze neza ngiye nkunda indirimbo yanditse neza. Green P yandika neza. Okay. Ngwe punchline ya Green P yadanje. Byo nkubwira ndago example. Definitely. Green P. Arana yadirimba avuga ngo nshaka umwana dukora abandi bana. Urabyumva? Nshake umwana nshaka umwana dukora abandi bana. Respect to that. I didn't even know. I think even people bari gukurikira bagomba kwita kuri izo lyrics. Abahanzoka lyrics bakora hip hop bafite imirongo ikaze bya tare. Ngiye ngo example kuri Green Imana iradi mije nawe kubwira akibaze ariko nshaka umwana dukora abandi bana. None se yenge kubindi cyana si cyana. A baby is a baby. Definitely. Nshaka umwana dukora abandi bana.
Definitely. Hanyuma Pacson uri umuntu ubashwe cyane mu bintu bya presentation cyangwa mu bintu byo gukora nk'umunyamakuru n'ibindi. Ubivangute n'umuziki. I should I call it? Urabona abantu bavuga ubutumwa bafite calling. Yeah. Nge nafite calling kuva kwinyagasani. Nicyo kinakubwira. Niyo mpamvu uzabona abapasiteri bakubesha. Bajya bakubwira ngo bafite calling. All right. None akaza mpasa kubwira ngo wawe ajya president witwande Albina wewe naguzabyara namukubona imbere yanjye bafite calling y'abatubesha yabo yo gukora ibyo yo kutubesha nge calling yanjye yari ya music iyo call nge nacyafite kanya. Definitely. Ntago itandukana n'ibintu bya presentation ukora n'ibindi byinshi cyane. No. Impamvu ikora ese kucyura amaye kucyutari mukanishi. Kuko ntazi ubukanishi. Radio na TV ni call yanjye nyagasani yamaye ngoma gukora. Nago ndi ba pastor bakubwira ngo nge nagusengera ukahita ubona itaje. Pastor kubesha na itaje agira. Na n'imodoka agira. N'amafaranga agiye kurya mu rugo n'amatuje kumuhereza. Kandi ngafite calling yabyo. I get you so much. No. Calling yanjye yari hip hop. Niba nafashe abahanzi barenga batandatu ngabasha muri track imwe. Ni calling yanjye kujya nisa. Wowe ubwawe. Okay, hari abantu benshi cyane bakunda kugugana bavuga ati Pacson dufashe tuzamure ibi bintu turimo by'ubuhanzi n'iki. Abo bantu wowe nka Pacson upfa gufata uwari wese ukuganya gukomangira cyangwa uravuga uti uyu nguyu hoya uyu nguyu reka mfushe mufashe bigenda gute? Warakoze cyane. Barari benshi cyane. Nabo nakubeshye nakanya ku telefone yanjye bari mu kumamagara. Ariko njye ko ngufasha wowe wifashe iki? Sure. Nizo inas if you can to me ndimbo ira marafuku. What can I help you? Urabanza ukayumva ukavuga uti iyi ndirimbo bimeze bite? Indirimbo yagufasha ukaza respecting byo nagukoreye. Ani indirimbo ubona ukabona no kugerageza. Nebwo akina million times kuri radio na kuri TV no kuri radio ukora urumva abantu audience nago bazayumva nago bazayikunda. Me I'm the kind of a guy umva tracking with your nigga. Let me tell you the truth, man. It's fucked up, it's bullshit. I never gonna play that track. Numbe akanya sinshaka kujya track yawe nkubeshe sinzayikina. Uri fake. Ahubwo rero genda ukosore ibi nibi. Kosora imyandikire yawe. Kosora uburyo flowinga. N'umuproducer ukora nawe ni wa fake. Nshaka producer muzima. Definitely. That's good. Hanyuma uravuze uti uramusobanuka ngo uti ibi bintu i track it's fucked up or it's good or keep on going. Ese hari ikintu ujye basaba ngo bagire icyo batanga cyangwa wowe kuko ashimye igikorwa uragiplayinga? Iki mbasaba ikintu kizima. Gapata ngwinano. Gapata nagusabye iki wowe? Ngwinano nagusabye iki wowe? Nagusabye iki wowe? Nasabye gukora muri studio nziza. Music? Definitely. Ubwo ibyo babibaye Gapata urakoze cyane bonga corona to you brother. None Pacson uravuze uti ndabafasha nkababwira niki ariko ugasanga abantu benshi bahita batangira kuzana ama beef ngo uyu munongo kuko ngo ageze hejuru as Pacson umu legend ntagashaka kudufasha ntabwo yibuka abinyuma ntabwo ibyo bintu bijya bikugeraho abantu bakubwire gutyo ati ntago ari kudufasha ntago twitayeho ngo umustar. Ngiye ubuzima bwanjye bwose career yanjye yose nanjye music nandi wa muntu udakunda abantu bari kuri hit. Nandi wa muntu ukunda talent. Sure. Impano. Definitely. Ujya muri studio wumva impano. Sindi wa muntu urumva sindi wa muntu ukunda kumva Gapata Gapata na mumbi she is talented. Kubera yuko nifasha Gapata uri talented azaza mu idarapo ry'u Rwanda. Arigeze kure. Azaje mutazi ngiye dufite umuhanzi muri dufite umuhanzi renge ababanzi bagerageza na utuma di kugerageza Gapata turi kugerageza Definitely. Hanyuma hari abantu baba presenters bageze kure cyane sibyo tunava oya na bana nyumva neza Pacson hari aba presenters nibakumbwira siko bimeze twikomereze ukuntu bimeze Yadams nawe urabizi. Narabizi.
kandi waravuze Adams ari kubireba Pacson abantu benshi akunda kuvuga ngo upcoming artists struggling kugira bazamuke n'iki urabyemera nubyemera yego umuhanzi wari wese studio struggling sinzi wari akanya mfashe Green P J Polly Mr Joe Rafiki bakubwira yuko bagendaga n'amaguru baraga muri studio njye umuhanzi wari struggling kujya agiye cyashaka kugeraho man I believe in that you believe in that njye kivyango nagiye ko ama interview mention usko njye ndimbanye nakoze mu 2023 mato nagurishije na diplomate na timbarandi DP timbarandi kandi yo matwayiraga bagaye nyena DP nanga DP niye mato nawe ndayiguhaye Pacson abantu benshi cyane bari kwibaza bakavuga ati ariko se mu buzima bwa Pacson abantu benshi baragukurikirana cyane baranakuzi ubimazemo igihe kinini how is your daily routine how do you stand up and say this is my day uyu munsi nuko umunsi wanje ugenda umunsi wa Pacson ugenda gute Monday to Friday on a daily basis let's say on Monday to Friday I wake up in the mbyuka mu kintu cya kare ngasenga Nyagasani namara gusenga Nyagasani nkajya kuri radio aho nkorera nshaka kuvakanya nakora nava kuri radio ngataha mu rugo iminsi mfite kuruhuka ni Saturday na Sunday Saturday njya muri studio nka creating a music nkandika nka flowinga na Saturday na Sunday hanyuma nta mwanya uje ubona wo kuvuga ngo uvuganye n'abantu cyangwa se umukunzi wawe nimba umufite I don't know umukunzi love be shushu be wandi uta shushu be na shushu be umukunzi green nta mukunzi Pacson umukunzi aje ninde ntago umuzi umukunzi wa Pacson aje ndagufite you are not sure urabivuze cyane mise nibuka hari interview yawe abajya basharinga cyane hari mbizi ntabwo nabireka Pacson sika bimeze nari mbizi hari interview yawe numvishe kubita freestyle bavuga uwo mwana atari ko subundi yitwa ndetse ariko nzabibaza was it true is it like a freestyle no umwana ndamuzi uzizina imyaka se ngiye umutwite none se ikinyemeza kandi wanje niki nonse nabaje nyina cyanagoye nambuga muga nyina wamutwise kamaze umwana ngana ataye kubundi ariko ari kwisari hano basi inshallah arahari alhamdulillah okay ko kagaciyemo cyane Pacson abantu benshi cyane bari kwibaza nimba if you have a vision to just bring all the culture all the talents here cyangwa uri buzamuke no international kangwe none vision yanjye noneho simwamenyiza collabo all the time Pacson akora bide namba kubise collabo same hood revolution imvune zirari nyishyana right now ese jina uzambo muri Uganda aho muri track imwe na Green P byatangije ubwo niyo gahunda niko bimeze it's all about international muri Tanzania ugafara FDQ byabyari muri track imwe gapata mfasha abanzi byabyari iki siko bimeze akanya reka tureke banegide gende baje muri waki yewe reka tuberekere nyine nuvuga gahunda ni collabo ziri international uzaje nubaze digezizo ese we kujya gufata abanzi ukabateranya iyi idea wayikuye uzamubaza kinza kugaza ko kimuruke yahiye literally nuko bigoye cyangwa nuko bishoboka ariko bigoranye ibintu byose ukora mbe nambe ntago wiga n'undi muntu kwiga ni byiza ariko mbe nambe biva kuri spirit na love you got love ibyo mukora uri mukwibaza apana ngo Green P gapata yakoze bire kananye nkore nagufite love wowe ikintu keneye YouTube channel turi akanya tubona ama views bumve yuko ariko nagufite ya spirit the nigga never got spirit they don't have it the nigga urabivuze ibyo bintu ngo platform and all and my question is njye mbona maze kubona nagide general ni brother wanje wadakoza mixing buraho nyine buraho nyine buraho bokwezi kumwe amezi abiri buraho ariko nago bya sustaininga nago bigumaho ngaho akakanya buri gihe dushaka kwicuma
iyo umuntu yumvise yumva gute yumva ari track nshasha ezo ni mwebe yumva ari track y'ukwezi ikayitirangira nigga that's the reality definitely you know what I'm saying yeah definitely bo ukumva Rafiki track yambe uvuga man Rafiki track ndayifeelinga you know what I'm saying ushakumva ari ubukangu bw'inshanana none se ubwo abantu baba ariko nabo ariko nabo iki Pacson ariko nabo ariko nabo neka tuzabire okay reka turindire turebe uko gahunda zazo zimeze hanyuma Pacson tugana noneho bakwereke ubuhanzi bwa bw'iki gihe n'amazina yawe sinjye ntabwo ujya unamenya n'amazina yawe njyamo ariko sikumva track y'umujyama kuba ngo njye nkora hip hop sibyo ndafite kumva ari mukwiye nka Dr. Kapata naje maze kugenda maze naje green chang na magari sawa 2 days missing guy ibiri njyamba bwizo kuri mushaka muzanyange siko bimeze it's all about the proof Kapata yola Pacson hari ikintu ushaka kumenya uhakanye yuko izi platforms ziri gukoreshwa ubu ngubu ziri kuzamuka share respect to them sana ariko uzi platform bamugenzi ubaha hari umwana umwe that was way back in the days hari mwaka y'umubiri na gatandatu ari umwana muto cyane ubwo nagiye kumwumva kandi ntabwo namwumvishe kuri platforms papa ibiki Papa Cyangwe King Lewis Papa Cyangwe uyu uririmba imbeba ariko ntago muzi ngiye ariko kubera internet yatumye mwibuka Papa Cyangwe hanyuma uravuze uti platforms zirabikora kandi respect ako hari abantu tuzi bari main mu Rwanda bari gutuma batanakorera no mu Rwanda ariko bazizamura ujya wumva ku social media bakasuku media aba decade level abangane ubagira ute nkabangane ntabwo ubona bazizamura se Pacson nkabangane bo bakeneye babinjirize bugabo bo biyinjirize bazi twebwe uwo mujya sinzinde bari kasuku cyangwa gatatu man sinse ende kasuku media hari abo ni interview n'ukurakanya baragenda bo bashaka kugaragara nkabangane ntabwo ubona bazamura music wawe bari uri gasuku ni bari biki nje ntabwo bivamo none ko we gasuku Pacson uko biri urabibona ko bazamura ariko industries abantu let's go Pacson okay tugara ku musozo Pacson a lot of the youth a lot of parents abantu benshi bagiye batandukanye bari gukurikira kuri Legacy TV ni ubuhe butumwa wabwira cyangwa niki kigaragara ugiye gusohora movement ufite nka Pacson niki barigira cyangwa se niki wabwira banzo ridimbe ufite projet sema ejo mpora z'umwana be oya ntutumarira mpora z'umwana yo ye oya ntutumarira reka dute projet hanze barabizi bose Pacson nawe gira icyo babwira none dusoze gahunda tupakura muzi bigura muzi Jay-Z I was not when Paga shed baswan bayanga bayanga wait bayanga nje nswana I was not when Paga shot sobanura wari nta na kimwe wari urico uza araswa ntabwo numvise ariko I was 9 when Paga shot you were nothing when Papa I was 9 years 9 oh wari ufite imyaka 9 Paka bamurasa 1 year later had big shot umwaka nyuma y'umwaka wumvishe sinzi uvuze none icyongereza cyane big notorious big big araswa I was not when Paga shot 1 year later how on big shot we all shit blood twese tuva amaraso
I was not way back a shot when I have big shot real shit but it's me the boys in the hood. It's me the boys in the hood. It's me the boys in the hood. Bakuraba so they all make noise in the hood. Ahad Nyamirambo nigga we still yes nigga. Nyamirambo nigga see the craziest nigga. Pacson vuga ngo subscribe kuri Legacy TV. I was not wearing bag of shit. 1 year later, how home big shit. We are shit, brother. Once you're ready for example, it's me the boys in the hood. But Kuraba so they ought to make noise in the hood. But easy. In Legacy, in TV, in subscribe, mugira can you not go? Hate it or love it. Hate it or love it. Mwabyibone ari kuri Legacy TV nimba utarakanda kuri subscribe ukandeho like comment share notification button mwamwibone Don Pacson mwabonye ko yavuze ngo hate it or love it nimba dukunda kanda kuri like nimba utanadukunda kandi it is what it is mwamwe kumwe nanje Albina Seni queen of the mic the good girl in the city mbibutsa ko ni buri munsi ni buri cyumweru ni buri kwezi ni buri mwaka only kuri Legacy TV featuring the core values of Rwanda twubaha imico n'umuco n'ibindi bijyanye nabyo mubona amakuru agiye atandukanye. It is what it is. Be all in or be nothing at all.